ninde uzabaza dogiteri ibibazo byinshi kurusha undi umwana yo reka tujye kureba muraba urumva dukunda kuvugisha ukuri ariko abantu benshi twese turabeshye ninde uzaba uwa mbere mu kwifashisha umwana gukwepa ikirori umwana ntabwo ameze neza ndarwaye ninde uzasengera umwana kurusha undi rero ikigaragaza cyawe nubwo ndi kugira ngo ihangane ntabwo wabyumva ubwanjye ntabwo nabiciyemo ariko wihangane gusa igihe cyawe kizagera Rodi pazo ntacyo ntabwo nubwo nabona icyo na pazo ukuntu ngewe nkufata nk'umwana wawe uraza wihanganiye ibintu byinshi hari abantu badashobora kubyihanganira ariko barabyihanganira kino kigaragaza ugicamo wowe n'umufasha wawe murihangana mumbera abana ntacyo ntabwo uretse Imana yonyine ibyiza byose wifuza bizabigwa kuri Imana imigisha yose y'ababyeyi nayibahaye izabaseseka yose kuri Imana ibirebe iri mu ijuru ndishimye kandi ndabizi ko namwe mwishimye ntabwo bino bintu ntabwo bibizi pe ariko gutegereza urubyaro imyaka 2, 3, 4, 5 birababaza kandi utegereza wenda hari n'abantu bari kuvuga ibyabo uko bishakiye bavuga batazi wenda nyir'ubwite wenda ukuntu bimeze ariko ndashimira sokuru ndashimira umugabo we sokuru abana bararyoshye pe sinzi ukuntu nabivuga ariko Imana izabaguhereze nishaka izaguhe nk'ijana basi niko nabwiza ariko wumve ukuntu abana baryoha wumve ko nezerewe kuzaba kuri uyu munsi kandi byinshi naguteguriye nzi neza ko ari ingenzi kuri wowe ni ingenzi ku mwana wawe kandi ndabizi ko Thank you so much. So indirimbo ntabwo mwizi ko ni indirimbo y'Icyenda na kabiri. Imana yahaye umumanzi ijya kumurema. Yes. So bano ntabwo bayizi ntabwo bayimenya ko iyo ndirimbo ifite meaning. Imana ibahaye umwana imufitiye plan. Cyane. Mwebwe kazi kanyu nako gukusanya na plan. Banje gushimira mwese abafashe igihe kuza kwifatanya natwe gushyigikira Buvuzi no guca imana niko mwita muri urugendo rwo gutangira kuba ababyeyi. Hari byinshi navuga ariko ndashaka kubihina ikintu cya mbere nshaka gusaba imbabazi Buvuzi no guca imana urugendo rwanyu nk'uko mwabivuze kuri Pacu TV. By the way, mwese mufite telefone? Mufite telefone zanyu?
muzikuremo ndebe niba muri subscribe. I can't subscribe. Yeah. My phone's done. Is everyone subscribed to Kuri TV? Yes. It won't let me. Okay. It won't let me. Urugendo rwabaye rurerure. Really ndashaka gushimira Imana ko yongeye kwigaragaza. Isengesho ryanjye kuri mwebwe ryabaye rigufiye cyane. Imana nkuko wangiriye ubuntu nabo bagiriye ubuntu. Imana arigaragaje. Kandi ndashaka no gusabira ku bantu bose babakomerekeje. Sabye imbabazi kugira ngo mubababarire kugira ngo urugendo mutange bazaruzanemo izindi mbogamizi. Abanyarwanda abantu baravuga, abantu barakuvuga ukabura naho wajya gupfira kugira ngo isi rwanda. And I want to apologize on their behalf. And I also want to kuvuga congratulations kuba mugiye umwana wanjye agiye kuvukira mu nzu yanyu. Ni igitangaza. So ndashaka gusaba sister ngo dangire adusengere ubundi dukine game ya mbere. Game ya mbere ni hagati yanyu. Bamwe baraba team mama abandi babe team dad. So turareba ni uratsinda nini. Ngenda tangira mugende team mama. Dusengere ubundi dukine game ya mbere. Mubyiza ubateguriza cyangwa mubyiza ubabahaye muri uyu mwanya turasaba za gahunda zose zigiye gukorwa ahantu abari twebwe turaguhamagaye Imana presence yawe Imana igaragara ahantu nawe ubwacu nta na kimwe twakwishoboza ariko Imana turasaba Imana za gahunda zose zikorwa zibe ziri mu biganza byawe kandi dushimiye abantu bose bashoboye kuboneka suko abantu bataba bafite ibyo bakora ariko dushimiye n'umwe wese washoboye kugaragaza presence yiwe akagera ahantu Imana n'abatashoboye kugera aha ariko tuzi ko turi kumwe cyangwa se ibyo byishimo twese tubyishimiye. Urakoze Imana cyo tugusaba no kubana natwe mu izina rya Yesu. Amen. So reka tubanze tugabane ni bande bashaka gukina ngeze naje gushyushya. Okay, reka how many people to lining up? Yendi team mama. I'm team dad. Okay. I'm a type of gamer. Tugomba kuba even. Mama Provi, reka tumworohereza. Oya, Mama Provi n'umubyeyi wigira team ufata. Twese dusupport. Cyane n'ibibazo. Okay, gaho no. Team mama mwicare hano. Sibyo? Mwifatanye n'abanzi. Ubu mbona yifatanye n'umwanzi ndaye. Nukuca amande sibyo? Okay. Team dad. Okay, tworohereze rero umva. Niturizura turakura. No, mwicare, naho mwicare rero. Game ya mbere igiye kuza. Igihe cyo kwiba amatora ntiwamenya. Tugomba kwandika. Turemara. Mbere yuko so umva. Ntabwo ndi kuza kwiba. You wanna be honest? Who's gonna take notes for me? Nindu rafata note. Nindu, are you gonna write for me? So team mom, team dad. Tuvuge? Ikibazo cya mbere, sibyo? Robi n'itora. Urumva? Guca Imana akamutora. Guca Imana arabamutsinze. Ajyanye iyo point. Muri kumva? So, ariko Provi natora gutya, umugabo agatora gutya, iyo ni kanso nta ntabwo. Sibyo? Okay. Ninde? Uretse cyane itara ryo hanze biracanye. Ninde warize bwa mbere? Cyane itara ryo hanze. Mumenye ko muzabyara umwana. Hacanye itara. Oh my God. Kanso.
Cancel. Birabaniramo. Ninde wifuza ko umwana asa nkawe cyangwa asa nk'undi? Mara kuvuka ninde uzaba uwa mbere gusaba mama we imbabazi ibyo yamucishije? Once we draw 1-1, right? Okay. Ninde uzafata amafoto menshi y'umwana? No, that's a draw. Ninde umwana ninde uzamufasha devoir kurusha undi natangira kwiga? Ninde ushaka abana benshi kurusha undi? Ninde uzahindura diaper nyinshi kurusha undi ukwezi kwa mbere? Not ubuzima, the first month, ukwezi kwa mbere. Ninde uzahindura diaper nyinshi kurusha undi ukwezi kwa mbere? Dad turiyo. We're winning. Ninde uzigisha umwana kubana n'abantu? Ninde uzabaza dogiteri ibibazo byinshi kurusha undi? Umwana. Yo. Reka tujye kureba. Muraba. Urumva byarakaje. Dukunda kuvugisha ukuri ariko abantu benshi twese turabeshye. Ninde uzaba uwa mbere mu kwifashisha umwana gukwepa ikirori? Umwana ntabwo ameze neza ndarwaye. Okay. Ninde uzasengera umwana kurusha undi? Ninde umwana amapine amara kumuka yatangiye kwiriwe? Ninde uzasiga Okay, that wraps up. The winner is Team Okay, that's it. So, welcome. Team Daddy yatsinze. Yonyine turabakinisha iyindi tubuza kubitatininga, but thank you for doing a good job. And after Team Dad, turabahaye izindi zose turabasmoking. Ntabwo twakina game ngo zose dutsinde ibintu byose tugomba kubahariramo tumwe. Okay. We'll see. We can swap the chairs and go around. So who just came in? Zawad. Watching again. Deciding a team dad and a team mom. So which team do you guys want to be on if you want to play games with us? We're going to play games in teams. So we have 5 people that are team dad and we have about 5 people that are team dad. So dushobora kugabana nyine. I'm a team mom. Team mom. Okay, wowe. Team dad okay, uri kuri ikote. Urakinira mama cyangwa papa? Umuyato yubihe. Oya urapro. Papa nibo bari gutsinda so far. None najyatsinda. Team mom, wowe. Tugomba wowe ukabura kuri papa kugira ngo tu. Okay. All right, so are we ready to eat? Yeah. Reka tugiye kurya noneho kugira ngo after that we play more games and then people kubera ko team dad itsinze ngira ngo speech ya mbere iraturuka kuri bo, so the more you win the more you get me. Abaratsindwa ngira ngo barataha batavuze n'ijambo. Okay, so this ones you need a few minutes to prepare, right? Team zombie, urumva? Mugomba, urumva?
hari akazi kari open ko kuza kurera umwana prova ashaka gusubira ku kazi kandi ako gashahara karatubutse urumva umwe muri mwe bwarashaka ku kazi mugomba gukonvinsinga ababyeyi wo barahayaringa niba barahayaringa umuntu muri team mama cyangwa muri team dad mugende rero mubyigaho mugarukane proposal yanyu uratsinda uwo mugomba kuba united kubera sibyo mwitamo ku nyungu z'umwana wanyu sibyo okay that's it turatora umwe abavugire natwe turatora umwe atuvugire noneho nyuma yaho bahitemo turabizi ko barahitamo team dad ariko tugomba kubaha chance mukarizura byiza so why did you help us win this one we're ready Okay, uravugira timu ya nyuruhe. Okay, ngaho tugenda bagufungirana hariya kuko ntabwo twizera abajura. Ushobora kuvuga ibintu byacu. Bakatangira kamera kari twe twaruzinze, twe turabira. Ya muri bafu. Okay, ready? Okay, who is representing team mom? Our only and only wonderful Zawadi, who is already a mom. You know, come on, make us proud. Yes, Kuri. Okay, so murakoze cyane rero aka kazi ko kurera umwana turakishimira kandi turagakunze bitewe n'uko natwe turababyeyi n'umubyeyi so aka kazi nshobora kugakora neza bitewe n'uko icyambere hari qualification ya mbere n'uko icyambere n'uko ndi umubyeyi nk'uko nari mbivuze nzi kurera abana afite abana babiri kurera abana kandi abana bagakura neza haba mu gihagararo mu bwenge kumva mbese mu bintu byose icyo ni icyambere icya kabiri ibintu byo kurera umwana ntabwo ari ibintu nyine nigiye inaka hano muri Amerika cyangwa no muri Afurika ni nigiye mu Bwongereza twumva impamyabushobozi bw'ibi bintu nyine byo kurera umwana so icyambere ni munyemera mukama kandi akazi ko kurera umwana wanyu ni kureka amabwira umwana wanyu azakura mu buryo bwose ikindi ugomba kuzajya mugabura biri healthy cyangwa se intungamubiri muri rusange kumukorera amata ku gihe kumurindura dayipa ku gihe urumva kumwigisha ibintu bimwe n'ibindi ibyo rero nikunda mukamwungira icyizere mukampa ako kazi ni ukuri pe umwana wanyu azakura mu gihagararo no mu bwenge kandi akora n'ubuzima bwiza murakoze turiganizwa urumva nubwo twigiye mwebwe mu Bwongereza reka tuzane n'abigikageyo n'abikageyo nabo bakeneye kuri honte umva kageyo deke mwana udakunda gusererezwa afate tishu hano this is you know now harya mwebwe muri kageyo deke Alright, so Dewe Vanitalianse, and the reason why I should get hired nuclear after experience, I'm not a mom, but I've been babysitting for like almost 6 years. Now, but I have twins, Mama Marianse, and I'm officially Kawarira, Ariana, and Umara, you know, Muzabdara, Zamukunda Chane, so, you know, Namkunda, like little sis, and then I know how to do CPR just in case of emergencies. I know how to like calm babies down, to stop them from crying, and I know how to do changing my life yeah.
Wakoze cyane. Aho rero mama and dad mubisha proposal muhitemo mwanga umugabo. Hitemo. Okay, mrasa on tukuva wantu tumvuga mu hose mutoye. Foto bya kweza. Right on. Picture. We ready? Mwe tumuhitemo twembi. They have to be united. What? I'm sorry you chose the wrong team. Why do you have to bring kids? Twatoye team mom. Okay, team mama. Uretse no kubyiga n'umubyeyi. None se ko nawe ni amara. Isemo team mom kubera ko yavuze ko n'umumama asanzwe bikora. Mom ntahisemo team dad kuko baba bagiye kubikora nka sibling. Aba bagiye kubikora nk'umuntu wabyaye. Ariko uriya we azi impamvu azi igihe umwana yaba arize. Oh, okay. Thank you. Now we got a competition. Okay. Challenge ya kabiri mukurikiremo buri team irafata umuntu bizwi kuri fashion. Wa muntu uzi kurimba. Utajya disappointing. Magarari hano. Kurimba. Nari hehe? Uzi kurimba. Ndinagiye he? Ni wowe uzi kurimba. Kwagurisa mu yacu. Kurimba. Bagiye ko ni wanyine dutaka kwa cyo mugiye gukora. Muri fashion. Rwana yambaye na made in Rwanda. I'm comfortable. That's all that matters. Challenge. Okay, we're gonna make it easy on you. Turabaha chance kugira ngo nimuviremo aho. Guca imana murabizi ko ari imwe. Guca imana. Ngo wiki. Ararimba zikwamba. Urabizi wari wamubona yambaye nabi. Najya murambaye neza burigi. Wari wamubona yambaye nabi. Exactly. Tugende rero competition iri hano buri muntu agenda kujya mu cyumba cy'umwana ahitamo outfit umwana azataha yambaye. Ubwiye ababyeyi bahitamo niyo team irawinye. Tugomba gufashanya birimo. Gufasha team yawe. Today we're going to switch it up. Urabizi kuko akunda abantu baza bakugira inama ngo uzabigenze gutya. No, today we're going to make it fun. Yeah, okay. We're going to kubaha inama ya mbere mbi abantu bakugiriye. So we're going to give the worst advice you've ever received about parenting. So now kugira ibintu serious uyu munsi nuko to let your guard down. Buri kumva rero umuntu agiye kubyara bamupakiramo ibintu cyangwa bajya kubaka bakagupakiramo ibindi bintu. Turabagira inama ya mbere batugiriye yatubereye mbi. Right? The worst advice you've ever received about parenting. Inama yanjye rero na mbere mvuga navuga bibangirira ati
humura umwana namara amezi 2 uzajya uruhuka sibyo ugahangayika ukavuga atari amezi 2 ndagera nzaruhuka amezi 2 yakubita bikaba wasi so that was the worst advice because it's really not true. So why the way icyo wavuga inama ya mbere bakugiriye hari undi watubwira inama mbi umuntu yamubwiriye making sense. Nzarwana n'umugore wanjye. Nzarwana n'umugore wanjye. Okay. Njyewe icyo nabonye ni ukuntu nyine nk'ababyeyi bacu bakuze bakubwira yuko nyine ngo kugira ngo ugire amashereka ugomba kurya buri kanya cyangwa kurya cyane kandi mu by'ukuri ntabwo ibyo ngibyo byo bimataringa kuko nyine ni wowe uri kugaburira umwana wawe ni ukuvuga ko uri kumwonsa nyine icyo nabonye cyiza ni ukurya ibintu biri healthy kugira ngo nyine n'umwana wawe ubashe kumuheza ibintu biri healthy ntiwanga amashereka kuko at the end of the day ufite guteka care y'umwana ariko nyine nawe ukitekinga care so ntabwo rero urya ibintu biri healthy ariko ntiwihe kurya byinshi cyane nyine bikabije kwa ko nyine bituma nawe nyine wenda ugire ibiro byinshi cyane hariho nyine nabye bagira iriya postpartum depression nyuma yawe ndako ariko imibiri yabo iri guhindagurika cyane rero ntekereza yuko icy'ingenzi ni ukurya ibintu biri healthy kuko nyine ibyo urya nibyo nyine n'umwana abona kuva mu mashereka yawe ntazongera kwita ku mugabo Ready? James is ready presenting. Ugomba kutwereka outfit yawe impamvu wayihitsemo. Okay. Oya wimwongorera bro shiming. Akwiba. bazariko Okay, murinde ko presenting yawe ngaho presenting rero. Uko atabara n'uko uzashaka no kari igiti. muri karisi agashati ugashyiraho kano gasarubeti agomba agasarubeti gusa dushyiramo nzana utugoro tw'umwana kuko umwana akunda kwishima cyane mu maso kandi akunda gukora udutoki nzana udusokisi kwambika mu umwana kuko n'umwana akunda gukora udutoki byakabaye ngombwa hari agasapo kuko ukamurika agasapo mu mutwe nzana n'agashora ko korosa kasiti kubera ko abagomba kugenda kumira imiyaga dina kubera agasapo utakabonye ubwo barakatubaraho nyine wagatekereje yazaza kambaye kuva mu bitaro akambaye tugakora mu gapira umuyaga urebye wa presentinze neza yazaye ashigara iri hano bayanse umwana wazamuzinga mu gakora Let's mera. Yabivuze neza ko arisobanukiwe ariko Yvonne kubisobanura byamuye
uyobeye ntabwo ivuye igenda Mama Profi, we're gonna eat, tugiye kurya ariko buri muntu wese afite ikintu kiri ku mutima ijambo wenda ryiza yashaka. Tumaze guhaga. Okay, so I want to duhereye kuri team dad so far. But hari indi game yanyibutse. Turakina. Ariko ni silent game. Ariko I'm gonna give you the clues. Sibyo? Kugira ngo it's fair. Abana kenshi duhurira mu birori, abenshi tutazi n'amazina y'umuntu ngo mama Provi iki, utazi n'umuntu. So, muri team yanyu I need you nkeneye ko utahuza ibintu bitatu. Uzi izina rya mbere ry'umuntu, izina ryabatijwe, right? The first name, last muri team yanyu. akabyiniro ry'abatijwe. Oya. Kabyiniro no. First name, last name, umenye n'umwaka. Umenye byibuze first name, last name, nani. Imyaka ni anniversaire. Umenye wamenya imyaka, ariko umenye izina rya mbere n'iryambere. Oya ntiwibaze itariki. Umenye izina ry'umuntu. Rya mbere n'irya nyuma. Wese uko turi gukina ababyeyi. Just umenye izina ry'umuntu uko umuntu yitwa nde. Zawadi is first name? Yeah. Okay. So, ukabuzi ko ari Zawadi. Sibyo? Niyo challenge. Kugira ngo byibuze no mu gihe so ubwo turatangira kuri team dad. Ngo kubera ko niyo yatsinze. Abanzi vuge. Then after that the team dad and then eat. Sibyo? Okay. Sorry. Okay, I'm just ready. Okay. Yeah, mbere na mbere ndabashima mwese kwa mwaje.
DJ pictures. Kandi so bibikora na kwivuga. Okay, mbere ya byose ndashaka gushimira wese waje hano uyu munsi. Mwakoze cyane kuza guterana natwe mu gikorwa cy'abigisha ba Provi. Imana izabahimigisha myinshi natwe aho muzadukenera tuzaba duhari. Kandi mu bisanzwe bose ndi kubashimira namwe nimubwira amanda you know. Muzamubire kandi mubakorere habi befana uwo muri arasohoka. Okay, have fun. Okay, Progress, you're my big sister. I know you tried getting pregnant for a while, and you were always telling me how difficult it was and how you were going through a hard time, and I couldn't do anything to help you. But I never said anything to comfort you because I'm not good at comforting people. But deep inside, I always prayed to God that He would give you a child eventually. And when you told me that she was pregnant, I was so happy. I just didn't know, like, you don't know how much joy I felt when you told me that she was pregnant. So, and I always prayed that you have a safe pregnancy journey. And we're in the past few weeks before you deliver the baby. So I just want to say, I'm so happy, and I'll always thank God for everything that He's done for you and for making you. For you not giving up, even though you was going through a lot of stuff, even though you were going through pain, all the medication you was taking, you never gave up. You still kept trying. So I'm just so glad that God eventually answered your prayers and that the baby's coming soon. So I hope you have a safe delivery, and I'm very much happy for you. And I hope you have more kids in the future. That's all. Murakoze cyane ko mu mwanya sinzi navuga gusa mbere na mbere ndishimye cyane 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 kandi nishimiye kubona abantu bose Imana yagiye. It's okay, Rita. Umugore n'urira Uricyo bije fotora mu mutwe ruhuka ni igihe kinini twategereje nk'iki ngiki ariko Imana yashimye ko tugera izina ryayo mu gicyuma. Ndisera muri twese turi hano hari ibyo ku mutima wa buri wese niko mwese mubitekereza. So icyo navuga gusa icyubahiro ni icy'Imana ibihe byose, kandi ibihe byose Imana ikora ibikwiriye mu gihe cyabyo. Imana yahaye kurora gutwita cyangwa no kubitsa amahoro kandi twizeye kizabikora. Icyo nabifuriza gusaba na Pazo, Imana izabahe umwana mwiza uwubaha kandi ushimwa na buri muntu wese, kuko umwana ntabwo ari uwo ugiye gusa ahubwo ni mwiza. Bityo nawe umwana w'umugisha kandi akaba umwana ushimwa n'Imana w'imico myiza, bizabaha kunezerwa cyane gusonjaho ko nawe ushimira ko umwana yamuberekera umuranga mu umwana mubi. Kandi kidusabira kwishimira gukomeza kandi tumutereye mu biganza. Haba n'abateguriye impano kandi izakomeze kubahuriza kandi izabahe kubasohoreza ibyishimo byabo, ndetse ibyo bifuza byose Imana izabibageze kuko ari ikamba byose twe ntacyo twabahereza. Murakoze. Katwifatire ibyo ntabishobotse. Murakoze nanjye kumwanya nanjye nshimira Imana kugira umuntu wese uri aha ngaha tukaba tudateramo n'ibibazo tugatangira n'ibyishimo by'umuryango. Izina ry'Imana ntabwo icyubahiro.
uyu muryango ntabwo njya nkubona ntabwo mfite ukuntu nabona nawe uvuga ku ruhande rwanjye njye nabo ntabwo tubona nka kenshi ariko inshuti zanjye zikomeye ikintu nshimira Imana muri uru rugendo rwa Bavuze naramusuraga rimwe na rimwe nshimira Imana kuko ibintu byose yavuze kugeza iyi saha wagira ngo Imana ifite ukuntu yabimwerekaga ubwo yabivugaga navuga ko wagira ngo afite ahantu yari yarabyanditse buri kimwe cyose yavugaga ngo twaraganiraga akambwira ngo njye nzabyara mu by'ukuri yabivuze igihe kirekire ariko ukabona ntabwo atwite ariko akavuga nzabyara akaba n'igihe we yacitse intege ariko ikintu nashima cyane cyane yanabimubwira no kuba yaratwize nubwo Pazo yego yabigizemo uruhare ariko Pazo yamuhaye umutekano Pazo n'umugabo ntajya mbona ukuntu nasobanura ntabwo mbizi hari igihe nageragayo probi wenda yihebye akambwira ntihebye ariko ntabwo nshaka ko Pazo abimenya Pazo wabonaga mbese akavuga ati nyine ni Imana none nibishaka tuzabyara nta kibazo akabigiye provi yihebye yagiye kure ariko agashakisha ko Pazo atayamenya yuko yababaye kandi igihe numvaga ku isaha n'isaha umugabo arushaho kugushyira kuri stress njye nuko nabitekerezaga nkurikije umwana umuntu aba yumva ubuhamya bw'abandi ariko nagezeyo mbabwira akantu kamwe narababwira ngo hari inzaratsi umuntu ajyaho Imana inzaratsi nababwiye nababwiye ko inzaratsi za mbere ari ukizera Imana kandi ukayibwira nta kintu uyihishe nabahaye ubuhamya bw'umuntu ari umugabo nzi wenda muzamubona bamwita Aloyizi muri korali ya Jovanesi yamaze igihe nawe nta mwana nateka nawe ari imyaka 4 aragenda agura agakabutura mu isoko akajya akagendera mu mufuka nk'aho ari umuswara mu by'ukuri ari umuntu w'umugabo ngo yageze aho akajya ahora afashe mu mufuka ariko kugira ngo kuko kari karabwize ico katameswa ngo yakamaranye umwaka wose yamekingisha gashuwa yuko niba akwiye nk'ipantaro akagafata kugira akambara iyindi ndetse kagahora mu mufuka umwaka wose urashira mu by'ukuri ngo yajyaga gusenga yageraga yamara akagafata agapfukama akabwira Imana ngo iyi kabutura ntabwo nzakomeza kuyibana mu mufuka rero mu by'ukuri hari abantu bazi ko utajya usenga ariko njye nabwamiriza ko usenga iruhande rwawe nkurikije ukuntu ntuzi kandi nshima Imana yarakumvise ari ibintu yagiye avuga njya ntegeza ndi njyenyine ngaseka yarambwiraga ati ngiye ninjya kubyara nzabyara mfite umusatsi nta musatsi yari afite icyo gihe umusatsi waraga none nacagiye wose ntabwo njya mpamenya akambwira ati ninjya kubyara nzabyara ndi mu nzu yanjye kuva ntumva ntabwo ndi kubishyikira Imana yo mu ijuru Imana yo mu ijuru irabizi ko ntihaye icyubahiro kuguha umuryango Imana urabizi kandi nzi neza ko umwana azaza ari muzima kandi nzi neza ko bizagenda neza murabizi ko mbakunda murabizi ko muri inshuti zanjye murabizi ko tuganira byinshi murabizi ko mbasengera uko bukeye n'uko bwije muzi ko ibyanyu ntajya mbona ukuntu bisobanura uretse kubibwira Imana mu by'ukuri hari igihe njya mbikurura simbyo nkabifatira n'umwanya ariko mu bantu uzajya ukunda urabizi ko Pazo ntabigutegeka ariko nzi neza ko kuba uyu mwana ugiye kumubona nuko Pazo atagukiza stress icyo kintu nacyo urakizi Pazo yabaye umugabo w'intwari muri uru rugendo Pazo Imana izajya umugisha ngiye kumva tubonaga ntabwo imyaka yawe ibyo wakoze ntabwo ngewe njya mbikurura ku myaka yawe nzi ufite mu by'ukuri umugabo w'intwari ukomeye Robi we ubundi njye mwita igifara arabizi rero nuko Imana yo mu ijuru yumve ko nishimye ihabwa icyubahiro igiti nazanye ariko uzi neza ko hari indi iri mu nzira nayitumye mu Rwanda Imana nifashe izaza vuba izabyara itari yagera hano nako uzabyara yarageze hano Imana yo mu ijuru buri muntu wese mu by'ukuri uzi neza ko ntawaje hano afite ishyari uzi neza ko buri muntu wese yaje hano kubera yishimye niyo mpamvu nuko tugomba gushima Imana murambabarira mbere yuko mbahereza igiti mbanze nsenga ntabwo nashobora kugenda ntasenze barabizi data mwiza dukunda manigira neza manishobora byose izina ryawe ntibikomeze ntabwo icyubahiro ushimye ko ujya uvuga bikaba ushimye ko ujya utanga imbaraga ushimye ko ujya utanga kwizera kandi bigakunda ndetse tukabibona uzi neza ko inshuro nyinshi uyu muryango naganiye nawe mu by'ukuri ukajya nk'ibitangaza njye ntabona nk'umwana w'umuntu ariko ndagushimye ko amagambo yose bavuze mu kuri byose babigaragaje nk'Imana
nzi neza yuko ibiri imbere ari byiza, ni ukuri nzi neza ko bizaba neza, nzi neza ko tuzabona umwana muzima tukamukikira ari muzima, kandi uzabarinde kwibagirwa ndetse uzanabarinde kwirara, uzakomeze bakomereze kwizera bafite. Buri Imana igira neza n'abandi bose bategereje nk'uko ndagusabye mwami nabo uzabagirire neza. Ikindi gihe nk'iki tuzaba twicaye mu yandi mazu nyagasani ategereje urubyaro. Mu izina ryawe Yesu Kristo, umuntu uri hano wese umuhe umugisha wawe, umuntu wese uri hano ni ukuri umurebeshe amaso y'imbabazi. Mu izina ryawe Yesu Kristo, kuko ari utanga utazigamije, ni ukuri uduhe umugisha uvuye kuri wowe. Turakwizeye, turakwiringiye, ndagusabye ngo izi mpano zose tugiye gutangisha amaboko yanduye zibize umugisha kuri uyu mwana, zibize umugisha kuri uyu muryango, zibize umugisha kuri aba babyeyi. Mu izina ryawe Yesu Kristo, ukora ibitamaze nk'uko wari ubikora. Turakwizeye, turakwiringiye, niyo mpamvu tugusabye ngo tugirire neza kuko uri Imana, uyu mugoroba w'umugisha kuri twebwe. Kuko kubera kudukunda, ukaba utwitaho, tugusabye ngo uhabwe icyubahiro imbere yacu, natwe tubone umugisha wawe, tubigusabye mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Imana ibari imigisha mwese. Gushinga rimwe mwapushize mubwire Iyo tunagira uzamenya ko azabyara neza. Ni inshuro 20. Murakoze cyane. Uyu nkabubwije ni umukobwa wanjye, nkabona guhaguruka njyenyine kandi twazanye. Mbere ya byose nk'uko babanjije kubivuga, nta wundi wabanza gushima usibye Imana yo mu ijuru, kuko niyo yakoze ibi. Kandi nk'uko bagiye babivuga, Imana yo mu ijuru ijya itanga umugisha ku muntu wihanganye. Ubwo njye ndahamya ntashidikanya ko iyo aza kumutera siterese aza akamuhagika kubera ko ngo atabyaye, hari n'igihe atari no kumubona, ariko ubu yarebye kwihangana k'umugabo. Hari igihe ujya ubitekereza ntubyumve, ariko ababyihanganira nibo bake. Numva nk'aya mabisha aba yagezamo n'abasore, kuko abagabo barangije gushaka abasore bakajya bumva ubuhamya bw'abandi bagiye bihangana muri we. Ukore kuko wagezeho ubutumwa. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu ashatse ati icyo gihe muragiteranya, ese tuzabyara vuba, ese tuzatinda. Hari n'abageze imyaka 19 mu mwaka wa 20 akaba aribo babyara. Uwo muntu yaba akihanganye, nibo bari. Ariko ntabwo ko ari Imana yamuhaye kwihangana, none Imana ibonye kwihangana kwanyu ni ukurira abahembye. Uyu mwana w'umugisha ni igisubizo urukumva. None rero nanjye nifuje kuza kwifatanya nawe, ariko nabanje gushimira Imana na Kuri na Bavuze ibitangaza Imana yakoze, cyangwa se igiye kubakorera ibyo kuba barashoboye gutwita. Hari abashaka bakagererwa amahirwe bagatwarira vuba, ariko njyewe ntabwo nabiciyemo. Ariko mfite mukuru wanjye afite imyaka 11, bukeye abona umwana, n'ubu hashize imyaka 12. Sinshobora kumva ububabare cyangwa se uko yiyumva, ndabibona gahoro, ariko ndatekereza yuko iyo ukeneye ikintu ntukibone biza bigora cyane. Ikiza gifasha abantu nuko iyo abantu bagiye bizera gutandukanye, barabagira kwihangana, nubwo baciye mu kigeragezo gitandukanye akagira kwizera, kuko yakazabivuga ngo azobyara bari mu nzu yiwe. Burya ikintu wavuze ku kanwa kawe uba uhaye wihanurira. Mbese iyo ubundi baravuga ngo iyo uvuze ikintu nubwo uzi ko bitoshoboka ariko ukavuga uba uhawe wiremera, bikunze kuba. Nubwo uwo bivuga utabikuye ku mutima, ariko ikintu wavuze ari cyiza ukakivuga ku kanwa kawe bikunze kuba. Kandi nacyo bituma batubwira tukavuga ikintu kibi. Icyo uvuze ku kanwa kawe nimba ari kibi kiragushikira. So burya akanwa kararema. Twishimiye kuba kuri uyu munsi,
jewe ntabwo nari mbazi cyane ariko Provi nari muzi kuva 2018 arashobora kuba ataranzi ariko jewe nari muzi musaza wanje yamufashije dossier yo kudeklara umugabo wiwe and then nari mfite na murumuna wanje hano witwa Nyabageni ndibuka mumukorera bright shower so First, let me take my vodka. Muri team mama hari benshi bafite n'isoni zo. Abataravuga muri team mama nari abavuga. Right, Kofi? So, ready? Okay. Abanyarwanda iyo bagiye kuvuga disikuru rero aho bavuze bararira bavuze umushyitsi w'imena barabanza bakivuga ngewe iki gihugu nyibayemo imyaka 20 none honestly seriously iki gihugu nyibayemo imyaka 20 nyibayemo imyaka 20 uba wabonye byinshi hari abantu ureba ugasanga ukabareba ugasanga bazagera kure kuruta naho wageze nta kintu kinshimishije nk'uko iki gikorwa ngewe n'umugabo wanjye cyadufashe imyaka 20 kuguriza ubu kigezeho mu myaka 5 nicyo bita iterambere kwifuriza abantu bazi inyuma ineza kandi bo bakagera ku byo bagezeho mu gihe gitoya kuba ko hari imiruho myinshi muzabasezerera amafaranga mari kujugunya muri leta mugiye kuyashyira muri leta ikindi kuba mwarabashije kubana neza mu bigeragezo mwabaye tested Provi I don't need to sinzi no kuvuga because njye urugendo nari nzi ko Imana izawe I knew God was going to do it I have no doubt I had all the faith ariko kubibona ibikuza muri iki gihe yongeye kutwereka yuko Imana ntabwo ikoze isoni abantu bakoze isoni abantu bakuvuga kandi aho wamwariye niho Imana igukiriza aho wakomerekeye niho Imana igukura mu isoni wari waba ku cyaro abantu bakakwita indaya warangiza ukabona umugabo umumetizi Haleluya. Yambaye ko kuza muri iki gihugu udafite mama udafite data uratambuka ati buriya mukobwa ni indaya umuhungu yakuvugisha ati ni indaya kandi birakomeretse akaruhuka karakomeretse ariko indaya irwaye sida ikabona umugabo ikabyara abana isengesho no gusengera ryari Imana nk'uko wahuye n'isoni kurapfa n'isoni. It's just not your joy, but it's also our joy. Because when someone you love gets blessed, you feel like you've also been blessed. And we want to thank you so much. We want to congratulate you, thank you, and wish you well. And all the moms here, thank you for coming. Ariko hari ikintu kimwe nshaka kubasaba, hari ingeso dufite abantu baturuka mu karere k'iwacu tugomba kurandura. Dufite ingeso y'urwango no kutwifuriza abantu neza. Tuyiziho sibyo igihe cyo kwifuriza abantu neza tukazana kode urumva tukazana kode zo kudashaka kuguselebrating ngo nta mama mubyaye ujye muri biriya bintu tukazana kode sibyo kugira ngo tutahaba ariko iyo umuntu yapfuye tuba duhari yes sibyo so kuki nk'abagore tudashyira hamwe kubera ko iterambere ry'umugore ntabwo bikiri ikibazo cy'abagabo iterambere ry'umugore n'undi mugore mugenzi wawe niba abakobwa basambana n'umugabo wawe uri kumva reka tubivuge niba abantu bagenda bakuvuga urumva bakwifuriza inabi iyo ni ingeso tugomba kurandura kubera ko Imana itweretse uko
no matter what we say ntabwo Imana ari yikageyo sorry abikaba rero ni se by the way ntukakageyo for real I really look at you Imana ntabwo ari Imana yikageyo ni Imana y'abantu so tugomba kwishimira kuba part y'umuntu kumera neza umuntu yakubitika ukamubwira ati ihangane nanjye nabayeyo be patient umuntu yavuga kuri postpartum depression tukamwumva tukavuga thank you for speaking up nishimiye abantu bose mwese Pachu TV izi TV zose mukora ikintu ki representing it doesn't matter ibyo mushyiraho it matters yuko mwabohotse ntabwo muri willing kuba gusafaringa muri secrecy so umuntu wese utangiye TV show na subscribe why because what you say matters ibyo muvuga biramatarika kuri mwebwe ibyo twifuriza abandi bitugaruka n'ishuri 10 so I'm so proud of you and I'm so happy for you honestly I didn't have a gift because I really need to find an ideal gift for this baby because this baby means so much to me yabizi habiba Yvonne ba aunt bari muri competition but mugiye kuzagira igihe cyo gutoranya marene so I'm going to submit my application tonight. But that's all I have to say. Thank you so much. Thank you. Thank you, thank you. Reba uyu mama mukibyara ari hano, right? Nuri hano? You're here. Abandi bose twagoye kuri hano. So thank you so much. And congratulations again. Team mom, we are still better. Regardless. Zawad, team mom, we are still better than team Kati. Jaja. hari abantu wenda dushaka tugahita tugira uwo mugambi wo kubyara ni amahirwe tuba twagiriwe ariko hari n'abandi usanga nyine babanje baca muri icyo kigeragezo so rero nkanjye kubera nk'umuntu utaraciye muri icyo kigeragezo kubona umuntu uwo ari we wese ashaka yumva nyine yakwifuza guhita abona umwana rero iyo utagize nyine udahise umubona ni ikigeragezo kiba gikomeye cyane ku buryo iyo mbonye umuntu wagiciyemo nyine mba numva ari ibintu bikomeye cyane nkavuga mana nyine umuha imbaraga cyangwa se sinzi ukuntu nyine umuha imbaraga zo kugira ngo abashe guca muri kiriya kigeragezo so rero nta bintu byinshi cyane navuga gusa Imana yo mu ijuru kuko yaguhaye gutwita kubera porodi yarakunda abana cyane pe buri muntu wese yakabaye yamwifuza nyine kugira ngo agire umwana so rero wenda ikintu navuga Imana yo mu ijuru yaguhaye gutwita izabihe kugira ngo ubyare neza amahoro kuko nyine wenda ntabwo navuga ngo biba bikomeye ariko tena Imana yo mu ijuru izagufashe muzabane hari ahantu ku buryo twese tuzongera tukagaruka tuje gufata akabebe twishimye so rero naguteguriye igifti kagushimisha kaze kugushimisha kandi iyo umwana araza tuzongera tugaruke nanjye ndagira nshimire buri muntu wese uri hano mu by'ukuri abenshi twagiye tujoyinga nyine duturutse ahantu hatari kure cyane umuntu ugiye mu bintu byiza cyangwa se ku ugiye gushyigikira mugenzi we so rero ndagira nshimire buri wese uri hano kuri iyo quality time nyine yagize akavuga ati ajye gushyigikira produit ndabasaba kugira ngo nyine n'ahandi hantu bitari ibingibi gusa n'ikindi kintu cyose umuntu ashobora kwitabazamo mu gihe ufite uwo mwanya kuko hari n'ababura umwanya mu gihe ufite uwo mwanya uhaba rwose bari ngombwa nk'uko bagiye yabivuze ikindi nanone umuntu agiye kuvuga kuri iyi resipe mu mama yavuga byinshi ushobora no kuvuga ndakanarana hano ariko ndavuga amagambo makeya cyane Profi ntabwo dukunda kuvugana cyane ariko nyine gacya tuvugana ntabwo by'ingenzi cyangwa se bikomeye cyane ndabyibuka kuba turi mu rugendo rumwe rwo kudekara abagabo bacu hanyuma tujyayo bwa mbere aho twagiye rero hanyuma ngenda ntwite we adatwite rero
abantu benshi nyine babonye umuntu wenda agiye nk'uko nguko bari expecting of course ko ari buba atwite hanyuma bikaremerera umumama kuko niwita wumva bitamera wenda ariko byitwa bitamera nka shame kuri we ariko niwitekereza ko cyangwa wenda n'abandi babibona muri ubwo buryo ariko nshimira Kuri yuko ni umugore uri strong muri strong n'ubu navuga ngo ngiye mwigiraho byinshi ntabwo nabimubwira cyane ikindi nanone ndagira nshimire Patrick yuko nawe yamubereye umuntu mwiza kuko hari igihe nk'uko sinumva bivuze kugira ngo ikigeragezo nk'ikiriki ukagira ngo ukibwira yuko nyine kirimo wenyine ugasanga mama arimo arashaguringa wenyine umugabo nawe umubere umutwaro afatanyije n'abandi bantu ku ruhande nabo batabyumva nk'uko nguko ariko ngewe nabonye n'ikintu gikomeye cyane cy'urukundo urukundo buriya urukundo rwihanganira byose so ngewe mbigiraho urukundo kandi rudasanzwe nshatse mwanambira n'abarundo kuko mbona ntaho urukundo rwanyu kabisa buri wese yabigira afite ibyo yabigira kuko iyo umuntu ageze mu kintu nk'iki akabasha kubyitwaramo gutya bisobanuye ngo n'iki nta kigerezo cyuta kutabona urubyaro sibyo bisobanuye ko n'ibindi byazi ibyo ari byo byose biba biri nta kana kabisa ntacyo biba bivuze na kimwe ikindi nanone ndagira amashimire yuko ni aba hard workers barakora nacyo ni ikindi kintu mbijya ntabwo mbijyaho ibintu byinshi kandi byinshi bya providence so wenda nihuse cyane ndibuka Profit twari turi kumwe sinzano twari tugiye arangije aba open kuri njyewe ambwira ibyo ngibyo nyine bijyanye no gutwita atambwira ati Imana nindamuka nise umwana wa mbere Imana nishake izampereze nindaheka gutwita indahekana nishaka izampereza n'abana buri kwezi njyari buri kwezi njya kumva icyo kintu uburyo gihe cyankacinze ku mutima ariko nyine nta kintu mfite mbikoraho icyakindi nyine umuntu akubwira avuga ati I wish nkaba mfite icyo mbikoraho nkagira icyo mbikoraho ariko ango nyine birakurenga ugaceceka ariko nta guceceka byo guceceka ahubwo uragusengera ko nta kindi wakora nge okay ntabwo nsenga cyane ariko masengesho make nagiraga ngenda gushyira mu masengesho yanjye by'ukuri ikindi nanone ubimbwira ko twite warabimbwiye niko byibuka kuri telefone hanyuma urambwira ati ariko ni secret ntabwo nshaka yuko hari undi muntu ubimenye ntabwo nshaka kubibwira undi muntu wihangane ibanga narimenye kubera yuko ntabwo nashoboye kubihodinga muri njye ko numvaga urabizi iyo ikintu kiza kikora cyangwa inkuru nziza wumva wanabuza n'induru nyine ukabivuga amusori rero ntabwo nashoboye kubika ibanga rwose njyewe umuntu twavuganaga se kuri telefone tuvuga n'indi bintu bidafite aho bihuriye numvaga nahita amubwira ati porogara twite nyine numvaga nahita kuvuga kuko byari byandenze byarenze umutima wanjye shuna nabibwira abantu benshi pe ubwo nabibwiye nawe nyine ubwo bihangane nuko byari bimeze kandi nawe wabwiraga amagambo ntuzagire atari inkuru mbese narazimuye niba ngo narenze ku cyubambwe ariko nta kindi nabikoreye byari ibyishimo byari byandenze kandi nanjye ibintu byanjye byandenze binshimishije cyane mba numva nascreaminga nyine nkabivuga so rero byaranshimishije cyane urabizi nta kindi abonye ndenze aravuga ati Imana ishimwe gusa and I cried nta kindi ashobora gukora njye nishimye cyane nakunda kugira ko bindenze cyane nyine ndacryinga amashoka agatwanga nyine yanyuma agasohoka sero nuko byagenze hanyuma ndavuga ati Imana rero Kuri niba atangiye urugendo ko ari benshi barucamo ugasanga wenda nta n'umwe narangiye neza tukugumye mu masengesho yacu tugatuke tuzanabone n'umwana nyine ameze neza umwana uri healthy ukomeze tugusengere ngiye rwose uracyari mu masengesho yanjye nimba naha nuko nyine mpaka igihe nzumva nyine inkuru nziza nayibona kuri terasi wagimbwira byagenda gute ariko umunsi nzayibona nzashima Imana ikindi nanone Imana izaguhe n'abandi benshi wifuza izabagureze ibyo bisabiye Imana izaguheze n'abandi benshi ufite ubushobozi bwo kuba nabaguha ngiye nanabura baguha kabisa ariko kuko ubwo bushobozi ntabwo ufite Imana izabagureze ngenda bagusabiye nakoze cyane nayigizemo uruhare wenda nye sinzi Imana ntibizi gusa ibyiza biri imbere umuntu ntakagutega iminsi kandi ngo mwanza gukira ko Imana ikagukira Imana irahari ntanjye nk'umubyeyi nzi ko imbere yanyu ari heza cyane ni heza cyane abana Imana igiye kubaguha kandi uzabagira wabyara nyuma amezi 5 nk'ubuzinuke ngo winuke uzabakire uzabyara nkabonye ko yabyara uri guseka twababyaraga ntacyo tubaha ugacuza hano amata mu karitiro akandi gacutse kajya kugaruka kabuza mushaka iki Imana uhabwa icyubahiro mu isi no mu ijuru kandi Imana yibutse Kuri n'undi uri kuri umusaraba izamwibukira ntabwo nabiciyemo najyaga
ugira poroporo bihangane ma uri kumbwira ngo wihangane niko ari ikintu utazi ntabwo nabyigeze ariko ububabare ni wowe ubuzi njyewe nabyaraga uri imyaka ibiri nkabyara rero ikigaragaza cyawe nubwo ni kugira ngo ihangane ntabwo wabyumva kandi ntabwo nabiciyemo ariko wihangane gusa igihe cyawe kizagera Rovi pazo ntacyo navuga nubwo nabona icyo pazo ukuntu ngewe nkufata nk'umwana wawe uraza wihanganiye ibintu byinshi hari abantu badashobora kubyihanganira ariko barabyihanganira kino kigaragaza ugicamo ubona umufasha wawe murihangana mumbera abana ntacyo ntabwo uretse Imana yonyine ibyiza byose wifuza bizabigwa kubera Imana imigisha yose y'ababyeyi ndayibahaye izabaseseka yose Okay, hold your cookie up. Hold the cookie up. Like this. Like Bruno. And look at the camera. And say cheese. Cheese. Okay, downstairs. Okay, and go down and enjoy your cookie. We'll call you for your dinner. Yeah. Aramwa usikwe kupaga kujeni ndavuga ati bandireka ga test akanyere nararize ndavuga nzagakura pe ubinyereka ngira ngo kubyemera neza narishimye cyane uyu munsi nari mutegereje cyane kuko twazi kumukora beshawa nk'abandi bose nawe akabona umubebe we nishimiye ibintu byanyu byose kandi bakunda cyane igiti narambwiye ngo hari umumama ngo ushaka kumugura gifti uwo mumama ni jyewe ni jyewe akubwira ino gifti iyi ngiyi ntabwo yari azi ko ari jyewe wayimuguriye ndetse ni surprise ndakunda cyane uzaruhuke amahoro umwana azaza ari muzima kandi nawe uzabe muzima tuzagere hano tuje kureba umwana wawe nawe kandi uri muzima mwese mwishimye mufite ibyishimo byinshi umwana araryoha cyane pe cyane kandi ndabizi ko bizakunezeza bizaruhuka amahoro ntabwo navuga byinshi ndabakunda cyane ndabizi mbere yuko mvuga amazi amafotora mbere yuko mvuga amafotora atari yahungura uturira yoseka basi sheka kandi urakaye nyine mbere na mbere mu iyo ibintu nk'ibi byategerejwe pe ukabona birabaye Imana irashubije nushaka uzarire urize uno mutima wawe ukeye no kujya mufungirana baruhuki nyine munyihanganire abari nyine mumundakare cyangwa mujyange baragukunda sanzure so nyine mbere na mbere ndabashimiye mwese mwagize uruhare rwo kuza kwakira umwana wa Kuri ni ukuri turishimye umuntu wese uri hano ndizera ko arabizi ibi bintu ntawaje hano atazi impamvu nazi imbere yuko Kuri babwira ngo aratwite ntabwo nigeze byemera pe
twaravuganaga buri gihe ari nako namusengeraga nta munyatsenga kenshi ariko udusengesho twanjye dukeya twabaga arambwira ngo aratwite ntabwo nigeze mbyemera narambwira ngo nzaza nkore nyine ngakora isanzure ni ukuri Imana ibirebe iri mu ijuru ndishimye kandi ndabizi ko namwe mwishimye ntabwo bino bintu ntabwo bibizi pe ariko gutegereza urubyaro imyaka 2, 3, 5 birababaza kandi utegereza wenda hari n'abantu bari kuvuga ibyabo uko bishakiye bavuga batazi wenda nyir'ubwite wenda ukuntu bimeze ariko ndashimira sokuru ndashimira umugabo we sokuru yabanye nawe n'ukuri nk'uko mama Sharine baravuga ati baramushimiye ni umugabo mwiza yabanye nawe mu kigeragezo naho afate ku nda bazi kafotoririra umwana wawe kabonyeshe narafotoye afate ku nda sinzi ukuntu nabivuga gusa ndishimye ko mbe kubizera ntabwo nzi uburyo ubwira by'amayi gusa mbona byinshi navuga uko byakunda kumbwira bugakora umuntu twavuganaga gusa mwebwe ari strong ni umuntu ukomeye nk'uko demera kandi nabivuze Imana yamuhaye ibintu azi ko azabishobora igihe nkimara gushaka namaze nk'amezi 2 ariko amezi 2 ashize n'ibimenyi cyo 200 pe ariko umwaka warashize demera nkajya niyimagina ukuntu amerewe nkajya numva ukuntu ameze nkumva ntabwo uri kubyakira twarademaye ndawukunda kandi ikintu nifuza saba Imana izaguhereza ucyuke kuko simba wenda sinzi ukugera kizakurya cyangwa ugende bite ariko izakiguhereze wumve ukuntu abana bari sweet bararyoshye pe sinzi ukuntu nabivuga ariko Imana izabaguhereze nishaka izaguhe nk'ijana basi niko nabyiza ariko wumve ukuntu abana baryoha wumve ko nezerewe kuzaba kuri uyu munsi kandi byinshi naguteguriye nzi neza ko ari ingenzi kuri wowe ni ingenzi ku mwana wawe kandi ndabizi ko ndabyuka yafashe fensi ararira ajya gukora mu mugongo ndabyuka gukora mu mugongo arabwira umwana ko azamumwana mu mugongo ahita asinzira kanimajina ukuntu nyina azi ibintu by'abana kandi nta mwana yajyabona binkora ku mutima shima Imana rero ko byabigenje neza
kuvuga ariko numva emotions zimbanye wote bakimugani ngo inda uyibazo wayirayemo nanjye nkishakwa namaze imyaka 2 nta mwana afite amajambo aba menshi bamwe baravuga ati ubungubu akiri inkumi yarakinye afata imiti myinshi none byakaze ndibuka ko nagiye mu bihe by'amasengesho aganye na mu byumba by'amasengesho nkiri umwana narongoye imyaka 17 ariko nkazanye na mu byumba by'amasengesho bakambara ngo fata iminsi 7 wipfunze nabyo ati nifata iyo minsi 7 nipfunze nzatwika ngwe nifunze nzarikenda kunyishira mu byumba by'amasengesho ariko bitanga abantu bangereka amajambo nazi mabi ariko nyine nanjye masenga avuga mana none nini uko kwezi guheze nkaguma mbona umenga ubongera byakunze hayira tuvuge mu bihe byanje narenga nk'iminsi 2 avuga ati byakunze hayira indi nkabona wapi mba muri ibyo bihe imyaka 2 yabaye nk'imyaka nka 20 kuri jewe rero numvise ubundi ngo habaye imyaka 5 mba numva ni n'umugenzi w'umugabo wanjye cyane iyo bahuye n'ibyongereza byinshi no munsi yari yambaye ngo aranzana ariko yambaye naho nshika saa 5 ijoro ndakujana kwa provi abone ko wari waje ashitse ubu ngubu arambariye ati utegereza umwana nacerewe ubu bahejeje ati tugende provi turanezerewe n'umuryango wanjye kugira numvise ko provi afise sinzi ingene niyumvise nibuka rimwe twahuye kuri food system ufite abana 3 sinzi yo kabyiruka mbona ukuntu ajye kuramutsa abana aramutsa abana bavuga ati ma kwamere ubishuri provi kweli ndashima Imana kubwawe wumva umutima wanjye uranezerewe Imana ndasabye izakongera atari iminsi iheze izakongera mpaka wumva uvuga ati Imana ahugejeje basi nukuri turishimye amashimwe yanjye sinzi ngonda mvuga iki ariko ndazamura Imana amashimwe wenda nanjye ntabwo icyo mvuga ko bwa na fazo bwa mbere ndashima Imana kuko ariwe yemeye kuba turi hano muri aka kanya kandi ndashima na buri wese kuba mwese mwafashe umwanya wanyu mukaba muri hano siko mwabuze wenda ibyo mukoresha umwanya wanyu cyangwa hari byinshi mwigomeye mwakabaye muri gukora buno ariko mukaba mwumvishe mwana kwifuzanya nabo mu byishimo byabo nyine by'umugabo bagiye kubona yewe Provi na Pazo ndabakunda cyane kandi cyambere cyo nababwiye ndabishimiye cyane I know how long you guys wanted the baby nyine hari hashize igihe kirekire mushaka umwana mubyifuza ariko nyine buno yarabyemeye nyine nawe ugiye kubyara ugiye kuba umumama nyine Imana nyine yabikoze ukaba ugize inda nta byinshi navuga nasabira nyine aho uzagenda kubyara Imana izabane nawe muri kiriya cyumba uzabyare neza umwana muzima nawe nyine uzawiyoke nyine na Pazo ndamwizeye ko azaba ari hamwe nawe nyine aguteka ingatiya muri kimwe cyose ndamwizeye kandi nubwo mwanze kuntora ngo nzabace n'umudebi anytime nyine kagere deke ya Isabelle ndabakunda cyane kandi n'umwana muzabyara nzamukunda ibyo nabifuriza nyine ni umugisha mwinshi nyine Imana izabana n'abandi benshi n'imana na batatu byose izabahungisha mwinshi mu rugo rwanyu ndabakunda cyane mbere na mbere ndashimira Imana ibahaye mbese hari abantu ihumuye amaso hari abantu bahumuye amaso babandi bavugaga Imana iberetse ko atari umuntu nkabo Imana iberetse ko idatekereza nkabo Imana yeretse abantu ko igihe cya nyakira kora Nijya kubyina muri kisho. Tegereza mwihangane museka ntabwo nari mfite gahunda yo kuvuga ariko umunezero mfite ndetse n'ibyishimo fashe kano kanya kugira ngo ashimire ikintu cya mbere mbanje gushima Imana ariko kugira aka kanya twese turi bazima anongera akayishimira kubera ko
twabonye umwanya mwiza wo kwishimana namwe ariko ko Imana igizemo uruhare turabashimiye cyane mwese kandi dushimiye n'Imana